amafaranga nubwo yafise yifuza ko d'abord kutugura ikibanza nagana he urahitamo hagati yo guhamagana canke yo Bugesera ariko jewe ndabona ko Bugesera ariho heza kubera ni hafi y'Ikigali impamvu mbikubwiye hari agapromosiyo ku kazi bari bampaye ariko batubwira yuko hari amafaranga bashobora kuduha nk'ingurane ku buryo bazoja badutwara nka 3% umushahara numva amafaranga bazodutwara ni make umushahara ku buryo ayo mafaranga ni menshi ikindi icyifuzo caciye kinza mu mutwe direct ni ukugura ikibanza ntabwo ari menshi cyane ku buryo twokubaka inzu nk'uko twari twamye tubiporogaramu ariko hanyuma ibijyanye n'amafaranga yo kucubaka tuzobyigaho nyuma ariko ikibanza twarakiguze kuko ibibanza bigenda biduga ku mwanya uje ku mwanya uje muri ubu dushobora kugura nka miliyoni 10 ariko nk'ubu mwaka utaha usanga tuguze nka miliyoni 15 byaba byiza rero tukiguze ariko se sho ubundi uribuka ejo hazaba iki ejo tuzoba tubitarigeze neza oh wow ziko byibutse merci Nifuza ko tuzasohokera ku kibuga ndica amahandi ushaka kuko ivyo ntabwo nari nkivyibuka aho wifuza bose turahagera ubwo ndifuza ko niyo mpande ngiye kuguca tuzajya ku kibuga ubwo nta kibazo bitegure sibyo hanyuma mu kudinga twarabukana amazi zose turi sibyo ndavugana na diregiteri kubyo rero mukabikunze uje kumufata ugoroba hanyuma ibyo tukazotera ibintu nk'ibyo rega simba byiza akazi kaba kantwaye akazi kaba kabaye kenshi mukunda niyo mpamvu rero ugomba kuba hafi yanjye umufasha aho bintu ndahari ku bwawe kandi urabizi kuryoherwa kwishima utahari nta byishimo niyo mpamvu ibintu ugomba kubyiba Essa. Waranyonze. Mfasha. Warankunze se wowe? Shanyira nanjye ndakurose. Wabaye cyiza. None se shabye. Rero wo mu mujyi. Ubwo mfite abanyitayeho nyine. Yego. Ariko nawe nusa nabi. Nuko umuntu aba areba nyine areba undi atireba. Nanjye urabona narakeye. Urabona neza pe wagira ngo ntoki bakayonza. Tugiye korera mu cyaro. Izuba rya Kayonza riba ryingejeje kuri. Kuko numvaga gukorera mu cyaro wenda warabaye umuturage. Umuturage kandi? None se ukoreye mu cyaro ni umuturage? Nawe unsubije inyuma cyane. Oya numvaga ko niburira niyo wanjyana mu cyaro cyahehe. Shana ukuri pe ubwo uri umunyamujyi ntawamenya ko wavuye i Kigali ukajya mu gukorera mu ntara. Niko. Ibintu se babisukiye. Ukajya muri direde. Aha ni Kayonza nyine. So nameze nkawe uba uri ku mawigi i Kigali shase ko njyewe njya natutwaye nzikurirayo. Ubwo utandukirayo? Icyaro yari mu kiruhuko cy'akazi njye. Yego. Murazi nyine? Ni murazi? murazi. Njye ni inshuti yanjye kuva kera. Okay. Nari ngukiriye ndashaka ko biriya bintu bisoza kugira ngo ntabwo ntanze kandi zo mushitsi hanyuma Ndaje kugeza Kigali n'amaguru sinzi icyo natekerezaga. meze neza? Meze neza. Wa mazi wese? Oya meze neza n'ikibazo. Ese umugabo wanjye mumaze igihe kingana iki muziranye? Tuye muri quartier. Uko se wowe hano? Ntuye hano.
Ego komana nkubonye nagushaka. Ego se. Gasemba. Bamuteze. Neza. Iminsi myinshi. Myinshi cyane. Hariya se ku kazi ko ntakikubona. Waravuye? Biseri. Ngize amahirwe rero ndakubonye. Hanyuma Bari nyegere mubwije. Ufitiye ikiraka. ego Uzagishobora. cyane. Urumva uzabishobora? Byaterwa n'ibyo ariko. Yewe harimo amafaranga. Icyo se amafaranga? Ndabura ngo nangahe. Wambwiye ngo urashomereye. Nangahe? Niyo 500 nayaguha. Ibihumbi? Ye baba we. Use ntushomere ntukeneye kwishyura inzu ntukeneye. Ndabura. Umva rero mubwire. Reba umugabo dukorana ujuza kumwira iwanyu. Muremure ufite imisatsi utajya yogosha. Somozi? Uramuzi. Uramwibutse? Muremure. Namumenya uko. Ujuze iwanyu akanywa Amstel. Ndamuzi man. Somozi? Ndamuzi. Uriya mutipe rero. Ndamukunda. Hanyuma afite umugore. Ndabizi. None se Nyuma mugiye kuguha diri nyine. ndiyo y'abagore n'abagabo. Iya afite umugore ndabizi turakorana tumaze imyaka dukorana ariko yarananiye. None se uramushaka ko? Jewe ndashaka ko panga diri nge nawe. Ariko muzankoshone. Kware mgenza aba amafaranga yose ashaka ariko mubone. Kuko jemba ndeba kumushwanishwa n'umugore bitoroshye. Naranabasuye ariko ndeba urukundo bafitanye mbona ntazabishaka. Yewe n'umugore ariko tuyifite barakuye. Nanjye turi inshuti ariko icyo nshaka nuko bashwana n'umugabo akaza akaba ari njye agarukira. Umva rero ikintu uri gukora tugiye guhora akagira n'umuntu twumva ikintu uri gukora ndashaka ko umwivugishaho muri nk'ahantu muri kuvugana mbese muri nko guteretana nyine nawe ntabwo usaba uri kimubwira ntabwo bafotora cyangwa akavideo hagaha umugore noneho bagashwana bamara gushwana icyo nsyo nibashwana keya muhaza azagera ku barekere kuko muhakeya ntabwo afatwa none se iyo dini ni kunyishyura ibintu niyo ngiyo ndamukunda na miliyoni nayitanga biri cyane amafaranga ndayafite mbwira aho icyo nshaka nuriya mugabo mbwira nyine umutima wanjye tuze nduhuke umugabo ariko se akanganya ate ndamutinya mutinyirikiza hari ibirenze se nta birenze wowe icyo ntabwo nta bintu birenze si ukumujyana iwawe si ugukora iki uzi ukuntu tujya gukunze reka nzamucunge kuko buriya nawe tujya twumvana cyane cyane iyo yabaga yamuriye hari ahantu yabaga yasinze hari ukuntu twumvanaga cyane reka nzamuneke fureshi noneho ngiye ngo uhamagare nabaye wenda yasinze oya ntabwo ushaka kubonana nawe okay njye nzaguhamagara uze ufate iyo video muri hamwe wamufatishije bigaragara ko mukunda cyane ibyo nibyo nshaka yasinze aba yoroshye sura ukuntu nanjye ndabizi ananira ari muzima cyane ananira ari muzima naramubuze yasinze okay ntari ibingiye sibyo ariko guraho nk'avant wese ufite ikihe kibazo cy'amafaranga nimero yawe yime kwanza nka nimero yawe andika 0 karindwi nizo ngizo aho igendere kandi merci kasha ariko reka nkubwire iyo diro ntizakunanira oya we ntugire ikibazo igice kindi nzabikora si umugabo umva ariko nyine nungira muri diro bigakunda oya ntari ibintu simbizi uriya mugabo andaza ndeba ntabwo nsinziriye reka tumanukane nanjye munsi nta modoka ntwara tugende tunabivugana ariko iyo diro irashyushye irashyushye ariko shani nzatanya mu cyaro iwacu Mwese uzite ko mama bitagana cyagenze bite? Ako se umeze neza. Cyagenze neza subize se. Nabanje nimere neza. Ikibazo nshaka kuba njye kwiga. Cyase neze bite? Shobora umukobwa. Ndebye ukuntu ariko reba n'umugabo wanjye nikangamo.
none uwo mukobwa nizajya abanyohereje video y'umugabo wanjye ari kumwe n'undi mwana w'umutoya w'umukobwa ngo umukobwa yaje hano aje kunsura ariko umugabo wanjye bari baziranye umugabo umukubise amaso nyine mbona bose baratongowe none mu kanya anyohereje video y'umugabo wanjye ari kumwe n'undi mwana w'umukobwa uwo mukobwa mufite waje yarazanye n'umugabo wawe bo bari baziranye ariko bose baratongowe ntabazi wese muraziranye ibintu turakora none se shubwira iyo video yaguhaye ariko umugabo ariko n'undi mukobwa bari mu biki byari bimeze gute ubona ko nyine bari bavuye nko ku maroje bishoboke ko bari banaryamyeyo nanjye nyine byancanze niyo mpamvu nguhamagaye none se iyo video igaragaza basohoka mu cyumba cyangwa biciragaho gutya ku maroje basohoka mu gipangu cya roje uri kumpamagara n'indera ariko ndamuvugisha none se icyumba cya roje ubwo se warebye neza ko ari we none umugabo wanjye ndamuzi kamera byatoroshye ariko njye ntabwo ibintu byizeye neza rwose iyo video se urayifite reka turebe reka video turebe kari wewe Siko neza do aya ni amaroge harya za nuze za Kabeza hasiho dore naho urabona ko amusezeye ariko rero ibi bintu utekereze neza umugabo wawe umwigeho neza urebe ibi bintu ushobora kuba ari agatego bamuteze naseka nkubaze kuki uyu mukobwa niba yaraje iwawe ukabona hari ukuntu ameranye n'umugabo wawe rero bameze nk'abaziranye yarangiza agafata iyi video akayikoherereza we yabwiye n'iki ko barisha ahubwo se ukuntu bose numvaga ngo barakorana baraziranye Phoibe mva nkubwire ndabukunda rwose uri nka mukuru wanjye ariko ibintu bitekerezaho kabije aka nta gatego wenda n'umugabo wanabikora aka nta gatego aka ni agatego rwose mwana wa mama rwose utuze ibintu ubyigeho ubigendemo gake witonze uraza gusanga umugabo ari agatego wamutaye reka njye ibi ngibi ndabizi hano hanze hari abagore babayeho gusenya ingo z'abandi akabona umeze neza mu rugo rwawe akavuga ati sinifuza kamera kuriya nese uyu mugore byibuze bafite umugabo waguhaye iyi video ntawe afite none se kamubwire niba umugore aguhaye iyi video nta mugabo agira agufitiye izihe mpuhwe n'uruhe rukundo agufitiye rutuma abona umugabo wari kumwe n'undi mukobwa agakoreza iyi video kugira ngo usare usenye urugo rwawe nanjye binyemereye kubera ko utari gushoza nk'umuntu mukuru ngo urebe yuko aka katari agatego aka ni agatego wabateze wowe tuza ushyire umutima hamwe rwose umugabo wawe umugenzeho gake kandi uzasanga agatego wampaye cyane rwose ibi ngibi ntabwo nashyigikira aka ni agatego umugabo bamuteze indaya urumva uriya mugabo n'ukuntu ameze ari uwo kujya kwirirwa yiruka mu nyuma y'ako kantu mbonye agusize nanjye byanyobeye kandi ni agatego ntabwo umugabo yaguta mu rugo umeze gutya nese hari ibibazo mufitanye mu rugo ntabyo kandi ni agatego urakoze kuba uje kundeba nagutabaje ubuzima wirukanka ntacyo urakoze wareka nanjye nkaba nitekerezaho nkabanza nkamenya neza biriya bintu ibyo ari byo niko bimeze n'inshuti ziberaho uzambwira uko byagenze
umeze neza umeze neza nta kidasanzwe ku buryo nkinguye ntunze kunyakira nk'ibisanzwe kandi mu maso ko birabura cyane none se shari nabonye n'ibyo cyangwa ni impanga hejuru nabyo ni iki ubu ntabwo ari wowe niciye none none se uri mu biki ni iki wambaye hano ntahuze iyi famiye ntabizi ni abantu twari tuzi iyo famiye iba mu marogi se ndabwiye ko ari wowe ntazi igihe wari mu marogi hano urahazi neza yego ahubwo mbwira ibikuri mu mutwe ibyo uri gutekereza cyangwa ibyo kwiyumvira ariko hano ntahuze ibindi mu mutwe ni ibi nabonye nta bindi bino byabaye ku gatatu kwa Gwaka urahazi yego ndahazi je nta byinshi navuga ko kuko ndi kubona bino ndabizi n'ibisanzwe uyu mukobwa twahuriyeyo nta nubwo ni ukwisobanura biri sibyo nze guhamagara madamu wiwe umubazi uyu mukobwa twarahahuriye arangije anansaba serivisi ngo hari ikintu ashaka kumbaza urumva uyu mukobwa akora ahantu hari akabare kamwe kari hano abantu dukunze kuja kunywera nihakorera turasohokana abonye nsohotse arankurikiye arambabwira ngo hari ikintu ashaka kunganiriza ahubwo ntunguwe nko kubona iyi video wayikuye umushuti wanjye wayimpaye hanyuma kubwira ko yayikuye ntabwo namubajije ibintu byinshi yampaye video gusa atagoye ibintu byinshi we muri wowe ucishiramo ko ari muri wowe nuko iriya nyubako nyizi ari logi zikorera ndakubwiye ngo haratandukanya aho nkubwiye aho ni kwa Gwaka ntabwo ari kuri wowe ni muri quartier hano cyagihe bari bafite umunsi mukuru w'umwana twahuriye n'umukobwa sohotse rero kubera nzi ko ngiye ku kazi umukobwa arankwirikira arambwira ngo nashaka ko tuganira ahubwo ntunguwe no kubona iyi video ukuntu yafashwe igafatirwa inyuma just inyuma muri kubona aha ni video yafatiwe muri kubona ko ari umuntu bivuze ngo ibi ni ibintu byateguwe nimba bifite ikibazo ubuzo kwazo uriya mudamu wa Gwaka ujya kumaza n'uyu mukobwa aramuza korana ahubwo nshaka kumenya umuntu yafashe iyi video sivyo icyo yaragamije ninde yayiguhaye uwo mushuti wawe yiguhaye undi wa mushuti wigeze gusanga hano mukikanga mwembi ariko mu bintu twari twaganiriye yose nabwiye uriya mukobwa ntabwo muzi imico myiza sinari nabikubwiye umwitondere uzumva atabintu byinshi nakubwira umwitondere mwige hanyuma umubwire sivyo mu byo muganira umuganirize umubaze umuntu yafashe iyo video nimba ari nawe yayifashe ubwo uzibwira icyo ashaka